Reka ngusuze kandi ngushimire wowe nkurikiye kuri Rama Family. Uyu munsi naguteguriye kukubwira imyitwarire ya buri bwoko bw'amaraso. Niba uzi umuntu ufite ubwoko runaka bw'amaraso, urahita umenya neza imyitwarire ye kuko nibyo ngiye kukubwira. Cyakora, imyitwarire y'abantu hashingiwe ku bwoko bw'amaraso ni ibitekerezo byagiye bikundwa kuvuga cyane mu bihugu nk'Ubuyapani na Korea y'Epfo. Nubwo nta bushakashatsi bwa gihanga bwemeza ko amaraso agena imyitwarire y'umuntu, ariko hari ibitekerezo by'abahanga batandukanye b'inararibonye bagiye bagaragaza ku myitwarire ya buri bwoko bw'amaraso. Reka rero duhere ku maraso yo mu bwoko bwa A. Mbere yabyo, wowe nkurikiye ndabizi neza ko uzi ko amaraso abamo ubwoko bune gusa. Hari ubwoko bwa A, hakaba ubwoko bwa B, hakaba ubwoko bwa AB, hakaba n'ubwoko bwa O. Tugiye rero kuganira kuri ubwo bwoko bune, turebe buri bwoko uko bavuga imyitwarire yabwo, imibanire yabo n'abandi, imbaraga zabo n'intege nke zabo. Abafite amaraso yo mu bwoko bwa A, imyitwarire yabo ivugwaho iki? Ku myitwarire yabo bavuga ko ari abanyamwete, ngo bagira umutimanama, bakunda gukorera ku mihigo kandi bagira gahunda. Naho ku mibanire bazi kubana n'abandi neza, ariko ni abantu b'abanyamahoro kandi ngo bahitamo kwirinda amakimbirane. Ku mbaraga zabo cyangwa se force zabo, ni abantu bizerwa, bita ku bandi kandi bafite ubushobozi bwo gukora akazi kinyamwuga. Noneho faiblesse cyangwa intege nke zabo, bashobora kugira isoni nyinshi, gutekereza cyane bikabateza stress kandi bagatinya impinduka. Ngibyo ibiranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A. Noneho tugiye ku bantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B. Ku myitwarire yabo bavugwa ko ari abantu bakunda kwigenga kandi badakunda kubahiriza amategeko cyane, ndetse ngo bagire udushya. Naho ku mibanire n'abandi bashobora kuba inshuti nziza, ariko ntibakunda kugendera ku bitekerezo by'abandi. Ku mbaraga zabo force, bafite ubuhanga mu guhanga ibishya, bakunda gukora ibyo bishakiye kandi bafite ubuzima bwihariye. Ku ntege nke zabo, rimwe na rimwe bashobora kugaragara nk'abantu badashyira umutima ku bintu cyangwa badashikamye ku mahame runaka. Wowe nkurikiye neza reba ubwoko bw'amaraso yawe, urebe ko ibi bari kuvuga wenda ubona byenda guhura nuko ubwoko bw'amaraso yawe buri. Tugeze ku bafite amaraso yo mu bwoko bwa AB. Imyitwarire yabo, bafite ubushobozi bwo kwihanganira ibintu byinshi, bafite ubwenge kandi bazi guhuza ibitekerezo bitandukanye. Ku mibanire, ni abantu bashobora kuba abanyamahoro, ariko rimwe na rimwe bakagaragara nk'abigunze cyangwa batita ku bandi. Ku mbaraga, bafite ubuhanga mu gutekereza ibintu byimbitse, bafite ubumenyi bwagutse kandi bashobora gutekereza mu buryo bwihariye. Ku ntege nke zabo rero, ni abantu bashobora kwigira abanyamwigendaho cyangwa kutagaragaza amarangamutima yabo neza. Tugiye ku bwoko bwa kane, ari bwo bw'amaraso yo mu bwoko bwa O. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa O, bo ku myitwarire yabo ni abantu bafite icyizere, bakunda gutsinda kandi bafite umuco wo kuyobora abandi. Mu mibanire yabo n'abandi ni inshuti nziza, bavugisha ukuri kandi bakunda gutwara abandi. Bafite imbaraga zo gukomeza intego zabo, ntibacika intege kandi bashobora gufata ibyemezo bikomeye.
naho ku ntege nke zabo bashobora kuba bahubuka, bakarangwa no kwiyemera cyangwa bakumva ko ibintu byose bigomba gukorwa uko babyifuza. Cyakora uwo nkurikiye, reka nkwibutse ko nk'uko natangiye mbivuga, ibi ni ibitekerezo byagiye bivugwa mu mico imwe n'imwe, ariko ntabwo ari ihame rishingiye ku bumenyi bw'ubuganga cyangwa se bwa siyansi, kubera ko imyitwarire y'umuntu igirwaho ingaruka n'uburere, n'imiterere, n'imitekerereze ye ndetse n'aho yakuriye. Mu kiganiro gikurikiyeho noneho ndabereka aho buri bwoko bw'amaraso bwiganje ku migabane, kuko iyi migabane yose buri mugabane ufite ubwoko bw'amaraso wihariye abantu bakunda kubamo. Niba rero wabukurikiranye iki kiganiro, urebe n'igikurikiyeho, niba warakoze subscribe kizahita kikugeraho, noneho urebe ubwoko bwawe bw'amaraso bwiganje mu bihe bihugu, kandi nzahita nanakubwira ubwoko bw'amaraso bufitwe n'abantu benshi kurusha abandi, ndetse n'ubwoko bw'amaraso bufitwe n'abantu bake kuri iyi si. Ni Rama Family, mwakoze kunkurikira.